Nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi ba Family TV turi kuri Apaperi cyangwa ndibeshye Apaperi Complex. Aha. Mwiga muri bangahe? Murenze ijana. Harimo abakobwa bangahe? Nago percentage. Okay, mbahaye ikaze rero bakunzi ba Family TV muhitamo gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye. Iki ni ikiganiro Youth Today. Uyu munsi tukaba turi mu mujyi wa Kigali kuri Apaperi Complex School, nzanywe nicyo twakwita love cyangwa se urukundo mu mashuri. Byifashe bite? Ngiye kuganira n'abanyeshuri bamanze bambwire wenda reka mpere iburyo bwanjye cyangwa ibumoso. Reka duhere umuso uko bisa kose uratangira utwibwira ufite imyaka ingahe ese hano muri iki kigo n'amashuri wiga mu makangahe ufite umukunzi? Je nitwa Brian niga mu mwaka wa 6 wisumbuye ni electronique na telecommunication. Nkaba niga muri Apaperi. Asa tugiye kuvuga ibintu by'urukundo asanga muri secondaire abakunda ari benshi n'umuyobozi aradukunda. Oya reka tuvuge iyo tuvuga urukundo uravuga ati n'umuyobozi arakunda nibyo abakwiye no kubakunda, ariko turavuga urukundo akagira girlfriend nawe akakugira nka boyfriend. Hano weho ufite umukunzi w'umukobwa wimariyemo wahaye umutima wawe? Nje mvugishije kuri nge ntago nigeze ngira amahirwe yo kuba nagira girlfriend mu kigo kuva natangira amashuri kabisa, ariko bagenzi banje bo actually baba bafite ndabizi. Bagenda ureka tubazuriye uko bisa kose wora mufite, ndabona ku ruhande rwawe niba atari we mwicaranye uramufite uko bisa kose. Api nago mufite. Uwo ku ruhande bamwihakanye. Ano ku kigo nawe mfite. Ariko muzima usanzwe uramufite. Ibyo nago nabikubwira. Murakoze mbere na mbere nitwa Pamela niga muri Senior 6 Computer Science. Nawe mfite hano ku ishuri ariko narabwigeze. Yego muri Senior 4. Bon, hari condition tutumvikanagaho nyine nabonaga birijana cyane. Hari abantu mubona bakundana koko bakaba bafite amakupure twakwita ko ari strong. Ego murakoze, amazina yagiye n'undi nitwa Kasinga Barbara. Urukundo ngiye hano ntago nkundana hano ku kigo naje kwiga nicyo cyambere, ariko ego urukundo rurahari kandi mbona n'abagenzi banje barakundana ndabazi, ariko ngiye ntago mfite. Hano hari umusore uvuga ko hari umusore mukundana hano nubwo wenda mutarabigeza ku babyeyi ko bisa kose nawe ufite umusore hano wiyumvamo? Abo niyumvamo ni inshuti zanjye bisanzwe, just friends. Yego. Wenda kuva watangira secondaire cyangwa kuva muri primaire yawe nturigera wandikira n'umusore wenda kabaruwa ngo yagusubiza? Oya kumwandikira ntago nigeze mwandikira, ariko muri troncome twarakundanye. Yego. Byabimeze ute? Duhe nk'ishusho rwose ku rukundo rwo muri secondaire ruba rumeze se ruraryoha ku buryo rwose umuntu wavuye muri secondaire usanga hari akirukumbura? Somehow is good. Biba byiza cyane ko iyo muri kumwe sometimes aguterana kwaje. Ari nako wenda tunyarukira hari ahirya ho gatoya ndabona hari uko bisa kose barakundana. Nimusanzwe mukundana musanzwe? Okay, kuri ikibazo warumbajije cy'umukobwa twicaranye impamvu nahisemo kwicarana nawe. Cyambere wenda manze nkukebure niba taruwaye ntumwiyitirire. Oya ntabwo ari wanjye ariko bisa nkabyo. Urumva basore ibi tuza kubyumvikana n'uwawe cyangwa se uwawe? Ntabwo ari wanjye kuko naramusabi wabo. Wamusabi wabo? Niyo mpamvu atari wanjye. Hano hari ubura basore batubwira ko afite umukobwa bihagaze bite? Oya ubu ngubu ntawe ariko usanzwe yarahari, ariko nyine ku minsi nayo bibe bigeze. Ntago byabashije kuba byakunda ko twakomezanya. Byaje kugenda duhe nk'ishusho ese gukundana hano muri secondaire biba bihagaze gute? Ni urukundo ko umuntu agira kumva ruramuryoheye, ntago bishobora kubangamira imyigire y'abantu, cyane ko hari aho twagiye tugana abakobwa akavuga ati hajye umuhungu agukunda kabisa ajya kurana no mu ikayi ukajya wiboneramo yive wenda ari mu ikayi aho kugira ubone inyuguti. Ibyo babyita kadege, ibyo ngibyo bikunda kuba cyane kuko hari igihe ugira gutya nyine ugakunda umuntu ukamwimariramo bikaba byanakubangamira mu myigire, ariko nyine nanone biterwa nuko yiprogramye. Hari igihe ufite ibitekerezo by'abantu bakuru bikaba ngombwa yuko nyine utagendera muri ibyo ngibyo, gusa nyine mu gihe muri kumwe akaba ari umwanya wo kuba muri kumwe cyangwa muri kuganira n'ibyo ngibyo, ariko nyine mu gihe waba uri kwiga akaba ari ukiga gusa. Ese wenda hano umuntu yakwibaza hano muri kino kigo cyane hari amakupure koko azwi y'abantu bakundana ku buryo nawe uvuga ati nubwo uriya mukobwa ari mwiza ariko sinamukoraho n'uwanuza birazwi?
aya makupure yari ariko yarasenyutse inkuru ya mukobwa akubwiye ngo yarariye yari we couple irenze hano ku buryo ki kabisa niba mubonaga mu nzira uri kugenda avuga turiya nuriya tuze nitwa Muhoza Mediatrice niga mu wa gatanu computer science ngiye nta mukunzi ngira hano Asore mwe muri kubyumva kugira ngo wa musore ujye biyemera ngo atereta Mediatrice kubera iki noneho Mediatrice utagira umukunzi hano kandi tubona uko bisa kose ufite imyaka ingahe mfite 18 18 waba waratinye se kubera ko wari ukiri mu minero uko bisa kose oya hano iyo ari ku ishuri nyine abari ku ishuri iyo ugeze mu rugo nyine abari mu rugo uba ugomba kwinjoyinga yaba nahari nyine mukagira uko mubigenza ariko hano ku ishuri nyine ikiba cyaratuzanye n'ukwiga ntago rero ibyo byo mu rugo no ku ishuri byahura hano wenda ku ishuri uko bisa kose nubwo hano wavuze ko ku ishuri utafite umukunzi yubonye abantu bakundana no ku kigo cyanyu ubona batandukanye n'abandi badafite abakunzi mu migendere mu kwiyitaho nk'urugero wenda twe aho twigaga ku Nyundo kuri Ekondari yaho gufite umukunzi agakweto gake nka kuri urabona ko dukweto kubara umusore duhanaguye n'utu twanyu twese twabaga duhanaguye agashati itandukaniro rya ku muntu ufite umushiye n'utamufite biba bihagaze ute okay itandukaniro rya mbere riba rihari nuko ufite umuntu kwitaho umuntu byuka akakubwira ngo waramutse gute biriwe gute akafatana note ngo nikana cyane akana kwandikira wabona arwaye akakubwira turwara ubukira buriya ibyo byonyine biba bihagije ariko nyine umuntu utamufite ashobora kuba ari impamvu ze bwite ariko atamufite nyine ari gomba kwihangana buriya wenda afite uko bitekereza ariko nanjye ku giti cyanjye mfite uko mbyumva ubusanzwe urukundo rwo ku ishuri ntago nshobora kurugaya kuba rukora kubera yuko bafite impamvu babikora bafite inyungu zabo we aguhaye urugero ruvuga ngo iyo ufite umukunzi hano ku ishuri bigufasha ni motivation yo kuza ku ishuri ako gakeci kawe n'agashati kaza gasa neza ariko hari ubundi buryo nyine nanone ubuzima busanzwe nk'umuntu nta kuntu ushobora kubura rero umuntu ukunda nubwo mwaba gukundana ni cyambere gukunda umuntu ni cyambere gukundana bikaba icya kabiri bivuze ngo rero mfite uwo nkunda ariko wenda sinavuga ko dukundana ahari buriya nzabibwirwa n'imiyaga ntabwo ari buri wese wenda upfa kuvuga ko afite umukunzi gusa uyu mukobwa bavuze bambwiye uri umuntu ngusenga uko bisa kose wavugisha ukuri warakundanye nahanga urakundana directeur kuzana yavuze ko ufite umukunzi atangira twibwira tubwire n'ukuntu mumeranye hano n'umukunzi wawe bihagaze bite murakoze nitwa Rema niga Senior 6 accountancy njyewe nta mukunzi mfite yakubeshye abagabo barabuze gushaka ariko se n'aba friends umusore ushobora rwose kugufata akajya guhobera buri kanya akakuzanira akantu wakabuze nawe urabyumva ibyo bisore ntago byabura byo kuguhobera bikakuzanira gift ntago byabura hano agifite icyo gisore kose kiguhobera icyo gisore ikibazo ntago mwahoberana mu kigo sibye nyine iyo nicyo gituma uza ku ishuri ukavuga nk'urugero nk'uko prefect aba ari hariya niwe utuma tuza ku ishuri ahanini kaba ninkerererwa arampara n'insiba zantuma ababyeyi ukaza ku ishuri iyo ufite umukunzi rero uravuga ngo nshaka kumubona uyu munsi ntago ari bigukundana mu kigo ngenda bikunda cyane bituma umwana yiga cyane kugira ngo n'umukunzi batazamuseka murakoze iyo ni ingingo uri kujugumira hano we tubwire aravuze ati rwose iyo ufite umukunzi hano ushyiramo ka motivation kugira ngo kuko nanjye nk'urugero nanjye rwose ntabwo nkunda umukobwa w'umuswa ariko n'abahungu babaswa buriya hari abakobwa batabakunda wenda duhere kuri uyu koko gukundana iyo ukundana hano ku kigo cy'amashuri hari ibintu bikongerera mu myigire yawe cyangwa bitandukanye n'abandi bishobora kukurangaza akenshi nyine iyo wicaye ku ikayi biba bikongera ko biguha ibitekerezo byinshi kandi ibyo byinshi biba byiganjemo wa undi mwari muri kumwe ubwo biri mu rwego byakurangaza cyangwa biragufasha ahubwo ku ruhande rumwe biragufasha ariko kubera ko ntabwo uba wigunze ngo umere nkanjye nyine utamufite ubanza utamufite ariko nje birampagije si ukuvuga ngo ndi Dimitri ariko nyine hari impamvu nk'uko umufite nawe afite impamvu Christian yavuze ngo hari impamvu zituma umuntu amugira ariko hari n'izindi impamvu ituma utamufite ni iyihe kuko n'izo mpamvu nyine nk'izo ngenere umumotari
oya nago umukobwa umwe w'umumotari ni umwe twabonye kandi nawe ni umumama no nje nereta cyakora umetisi nyine kandi nago ari wo mu kigo hano oya umusore wenda ko kose muri nishuti muragenda uyu musore atereta umumetisi ko ntabwo mbezi kabisa genda muzi ushaka kumuvugira umusore ibibazo bye yatangiye bigaragaza avuga ko nta mukunda none urarebye uravuga ko hano tari mu barabu ngo ntereta umumetisi ibyo bintu byo koko biri seriye nje mufite hanze ariko ntago ari hano mu kigo kuko mu kigo urabona hano abari bamajagu benshi kabisa majagu no kuvuga habari abatipe nk'iki twicaranye kandi kinze marayika wabonye mbona umwe yamunanzeho kare urumva ijisho rye rireba kure kabisa barimo kublaga ni ibintu byacu na twabyemezwa n'iki ngatubwire ukundanye nande none nawe ndamubonana nawe kuko akunze kuba afite inshuti nyinshi z'abakobwa nyine inshuti ziwe bigana ntago ndamenya ngo wakunda n'uyu nguyu ariko nawe ndabona kuko turi n'inshuti yaza akamumbwira Pasi n'umwana mwiza akunda kuganira na bagenzi be urumva iyo muri kumwe nta rungu agira brage nyinshi nubwo ubona yikarumye hano rero niyo mpamvu abantu benshi bamukunda ikindi ni umuhanga akunda gusobanura bagenzi be kandi abakobwa benshi nyine na oya sabaswa ntago twege turabaswa ahubwo bakunda abantu babereka ko babitayeho kwirarira ngewe yego bibaho ku bahungu ariko ni ku batini abatini nibo biyemera cyane ugasanga wa mungane wagiye kumusura uje kumusura yangwa afite yanga wenda utakimirongo ahanini nimba wamusuye uba wanateguye tike yawe ntago uba wagiye kumusura kugira ngo aguhe tike uba ufite tike yawe ntago uba musuriye iyo tike uba umusuye kuko umukunze hano hari ukuvuga ko yakwikarita wenda tuvuge musore abasore bavuze ko mbwira irumvikana nyine kugukorezaho nabyo byashoboka kugukorezaho no kuvuga ngo ikintu ikibazo nakubazaga urabona umukobwa aje kugusura utuye i Nyamirambo avuye Kimironko hari abasore ngo mujye mwirarira gose ugafata 15,000 ukabura muhaye ati sheri n'itike kandi none ugasigarana nka desa weho bihagaze gute we n'umuceri wawe ngiye mukorezaho no kuvuga kumukorezaho ni kwa kundi tap and go yana ikamugezayo kabisa aho ngayo wawe ariko nyine akureba ate nko bihagaze ute ntago yumirwa biterwa nahavuye use umukobwa uvara muri banuza abanyaye wambwira ngaje Nyamirambo nka namuhitike ngakinu kubera ikisi kandi nahavuye ariyo bakoresha ibyo ngibyo bikorwa n'umwana nyine urabona hari abana baba batandukanye nk'amanda wawe umwana ufite n'izina risobanutse ari n'amafaranga ari umuha akaba ntago ajyanye n'izina yitwa sasa rero ariko wenda reka ko bwufashe ugakorezaho gafata rwose agakarita ukamukorezaho akamujya ati gera Kimironko sheri kandi ndagukunda urukundo rwacu ni forever agutwara ate isubona yabyishimiye koko cyangwa hari ubwo atongera no kugaruka kurundi ruhande y'umukobwa gukunda ikintu cyose wamukorera cyaba ari igicishije bugufi cyaba ari ikiri hejuru biterwa n'ubushobozi buryo umuntu aba afite ariko urukundo burya wa mugani wa Pamela ntago urukundo ruza rukurikiye ibintu ntago ujya gukunda umuntu ngo umuzane mwereke inzu ya so ya mama wawe niba afite n'abagore batatu umwereke izo so yabagabanyije ahubwo nyine amafaranga wowe ufite yagukunda yiyumva mu bushobozi bwawe urumva ko umukobwa wakorejeho koko yazagaruka akagaruka gusura Pamela reka tuvugishe ukuri ni nabyo hari ikintu na n'ubu ntaremera iyo ukunda umuntu uba umukunda sibyo ubuze ko ashobora kukubwira ati sheri nta mafaranga mfite kandi nkeneye ko tubonana ngwino nsure ariko mu gutaha ndaguherekeza nkugeze Kimironko n'amaguru ushobora no kugenda kuko uri proud yo uramukunda akwiyeretse uko ari ntago agiye kuguza bagenzi biwe sibyo ariko se Pamela tujye mu buzima wenda busanzwe kubakobwa umukobwa yagiye gusura umuhungu wenda tuvuge yizeye ko aramuhatike ukajya kubona ukabona umuhungu rwose araguherekeje akuye agakarita gukoreje uragiye bigaragara bite ngewe ndashaka kugaya abakobwa bagenzi banjye ntukajya uva iwanyu umvuga ngo sheri wanjye aramatiye ubwo se wageze mu gashwana utari ubyiteze none ukava ntago iryo kosa ngenge ndikora sibyo ariko nubikora agomba gutekereza ko sheri wiwe ntago ari igisubizo cy'ibibazo bye byose sibyo niba gukoreje we emera ugende uko umutima wawe umeze kandi umweke kubyishimiye urumva ako gato akoze kazakwinjiza mu kinini
ariko wenda uko nuko bifata ni nako wenda unabivuga wenda ni nako byagakwiye kugenda ariko se mu busanzwe umukobwa wese ugiye gusura umuhungu ibyo bintu bikamuba bakamukorezaho koko umukobwa biba byoroshye ko yagaruka tuvugisha ukuri umukunda true love uragaruka ariko iyo umubeshya kuko hari n'abakobwa babeshya abahungu aba materialiste sineke yanagutuka bimukoza ariko nkanjye mukunda nagenda kandi nkumva ndishimye cyane na mu gitondo yansaba ko tubonana nkagaruka reka mbere wo mugenzi wawe ntabwo mbesha ngiye ku giti cyanjye uko mbyumva umuntu ushobora kugukorezaho hari na benshi nagiye nganira nabo umwe akambwira ngo ngiye niyo yantegera moto akayihera motari ntabwo nabyemera agashaka ngo yamuhe mu ntoki kugira ngo aze kuyaha motari wenyine rero aho ngaho sinshobora kumva ko ushobora kwanga ko ayaha motari ari na moto none ngo deni uze kwemera ko agukoreza ku ikarita hari abakobwa nyine ushobora gusanga nawe yiyemera mu kwiyemera kwiwe ntakunde kumukoreza ku ikarita rero umukorejeho ndumva ko kugaruka ntago byaba birimo uva Kimironko ujya i Nyamirambo njye ndumva ko ku giti cyanjye ntago ibyo ngibyo byo gusurana ntago mbigira ntago nsura abahungu cyangwa se ariko mu gihe namusuye ndumva ntago nava mu rugo nta tike ingarura byenda ashobora kuyimpa ariko mfite ingarura no mu gihe yataye ngateganya n'igihe atayimpaye ko nshobora kugaruka ariko umukobwa ushobora kuva mu rugo iwabo ajyanye tike nketse ari unyihamagare nkamubwira nta tike mfite kambwira ntivayo ndayiguha rero ampaye ingara niyo ndi bukoreshe nta kibazo nagira ugereranyije urukundo rwo kwishuri nk'umuntu wenda ufite umufriend wo hanze da baye wavuze ko hano ntawe ufite ubwo we wumvishe ko hano atari weshere uyu ko wabeshyaga noneho renda tugarutse mu buzima bwo hanze reka tuze hano mu ishuri noneho ku ishuri ubona ni ibihe bintu koko umusore yasa nk'umukobwa cyangwa umukobwa yasa nk'umusore ukabona biramubangamiye birenze n'ubushobozi ukurikije n'ubushobozi bwo ku ishuri umusore afite okay bundi hari ibyo wasaba umuntu uba ku ishuri hari n'ibyo wasaba umuntu uri hanze niba umuntu ari ku ishuri aracyasabika y'umubyeyi nta kazi afite ariko niba ari umuntu wo hanze nyine ugomba kumwaka nyine niba afite akazi kanakomeye ukamukura bigaragara nk'umukobwa ufite umusore ufite akazi bakurana bitandukaniye buriya bijyanye nyine bundi n'urukundo umuntu aba agufitiye aho wawe umukura bingana iki oya njye ntabwo mukura ariko se bo wenda bakunda hanze njye nashakaga no kuvuga ku bo hanze abo hanze buriya icyo ugiye wereka umuntu nicyo agukurikiraho nta kuntu uzajya kubwira umukobwa ngo uramukunda akabona urimo uramukorera amasurprise arenze akabona uramusohokana nyine ukamujyana ahantu hakomeye buri gihe nawe ngo ntibibure kuzamujyamo ibyo ari byo byose we ntabwo azaza kuko agukunze ahubwo azaza akurikiye ibyo wagiye umwereka byose ariko numwereka ko uri nyine navuga uri hasi nyine icyo wifitiye disa ari urukundo nta kintu ibyo rwose nibyo nasanga muhuje azakwemera nadasanga muhuje azakwanga nyine kuko arashaka abafite amafaranga kandi ntayo ifite ubwo rero ntago azakwemera zemera uyafite ariko urukundo rwo ngiye nemeza ko runabaho cyane wenda ukurikije ubuzima bwo ku ishuri ndimo ndasoza ukurikije ubuzima bwo ku ishuri abantu tubayemo wenda uko bisa kose nk'abantu bakundana bo ku ishuri nabo bakeneye kwishima baba bakeneye kwishimana ni ibihe bintu ubona ukavuga ati wenda bashobora kugenda bagasangira ka gacapati yavuze n'utuhe tuntu nibura bakora tubashimisha tudahenze ku buryo abantu nibura bari ku ishuri nyine nabo bishima nk'abantu bari mu rukundo bitandukanye n'abo hanze ikintu mbona cyaba ashobora yego wenda kuzana niyo capati mukayirya kandi mwese mukishima mukabona ko bihagije cyangwa hano dufitemo ubusitani ashobora kukwicaza hariya nyine ahantu hatuje mukicara mukaganira ukabona bitanga itandukaniro n'abandi badafite abantu bakundana none se ubwo urumva mugiye kwicara nka hariya washobora kubibona kabaga se bari abantu wenda bizi ko mukundana akibaza nyine ibintu murimo muraganira kumva byamuteye amatsiko ahako nyine
ariko hari ubwo ashobora no kugusohokana hano hadahenze cyane tuvuge nk'ubu harimo kubaka expo none se umunyeshuri nabwo byakunanira kumujyana muri expo biragoranye cyangwa nabwo hari impungenge ko abasore mwageraho mukabakura nabyo ashobora kubigiraho ikibazo icya mbere cyo urinjira ukishyura ubwo ntago ashobora kuvuga ati se nitugeramo imbere byo biragenda gute ubwo niba mugiye kwicara ahantu ngo mugiye kurya araka icyo ashaka nawe waka icyo ushaka ubwo yashobora kwaka ikintu kwaka ngo nta muhwe mugira rwose nta muhwe nyine nawe wamugira musore wenda reka tubwire ngo abakobwa wenda sinde niba barigeze usohokana umukobwa nta muhwe ngo mu bintu byo kwaka ibintu byinshi cyane umva ngewe ntago nari namusohokana ariko nagize amahirwe yo kujyana n'uwamusohokanye ariko nta muhwe mbese umve ngo wagira ngo niryo hirwa babonye kuko nawe neza araka juste niba ari umutipe wakubwiye ati tujyane wenda agiye kukwemeza ngiye kwereka ko afite umwana urenze wabona ibintu ariko akawoka tugira ubwo kakamazi urugero ushobora kuba wifite ibihumbi byawe 10 wenda ari byo uvuga ati ngiye kumwemeza ugasanga facture ikubisa muri 30 asaba iki abakobwa b'iki gihe ubundi abakobwa b'iki gihe ntago bagikunda kunywa kuko kunywa n'umuco mubi akenshi yatanywa inzoga urumva niji akaka nka ji ya 6 ari muri City Tower zirari ji ya 6 ari yakahita kwakira n'inkoko kukora bizi inkoko ukoniza kahita kaba gato ntago biteye soni kahita kaba gato ugasanga niba ari nk'inkoko y'ibihumbi 15 yashyizeho na ji ya simiri ubwo se wowe tumwe iki wowe tumwe ati shiri ndaze navuye mu rugo ndiye nawe kahita wakanye na gafantari ya oya gafanta k'igihumbi kujya ataguseka uba warangiye uba washize n'andi nyine umwohereza kare ukamubwira ati ubugiye ndaje nishyure katumubwira ati ni karita ugasigara nyine uri kwisobanura n'abanyiri ibintu aricyo buriya koko ibyo umusore avuze nibyo ko abakobwa nibwo mujya mwaka ibintu birenze facture y'umuntu koko njye icyo avuze ndacyemera cyane kuko nta kuntu wambwira ngo Cedric agiye kunsohokana akujyanye ngaranjyanye kandi azi neza ko wenda ubushobozi afite cyane ngewe muzi nta nubwo namugirira impuhwe ahubwo ari we nkavuga ati nshobora kwaka ibirenze nkaba nanamusebye ariko wa muntu tuzajyana akagenda ntwaye mu modoka ego ahubwo uranabika okay tubashimire cyane wenda reka tugere musore umusheri mwumvikana akubwiza ukuri ku bintu byose arakubwira ati kameme abazi nk'ikintu ukunda tuvuge abakobwa benshi bakunda amafiriti n'ambaga sibyo kakubwira shusho no munsi ndagusohokana kurya ifiriti n'ambaga nawe tuwumva ko utari burenze 4,000 kameme ntabwo uri bubirenze sibyo ariko wa undi muye yiyemeye ku mugane wa media nanjye nabimukora nanjye ndiwe nabimukora akujyanye mu kirenjiro vaho ngaho uragiye uricaye ahantu mugeni hari class sibyo si kuri simba ahantu abatinije bose bajya cyangwa se iki akujyanye ahantu harenze kuri Galaxy nawe urumva ugiye Galaxy urabyumva nyine ni inkoko ya indi iteye ubwoba sibyo ariko iyo nka Cedric twigana ansohokanye iki Cedric turaziranye sibyo nigo rugero rufatika Cedric yagusohokanye tuvuge ko wenda wamugirira impuhwe ni umugiriye impuhwe muzi aravuze ati sheri bose burya twarabaye ndagukunda aragusohokanye utarenza nkangaye kusigira tureke nk'ibyo njye nitaye mu mufuka wa Cedric uko hameze kuko n'ubundi n'ubusanzwe ndabimukora ntago narenza 4,000 urabona atabagukuye koko oya nga wenyine ntago ari mwese ariko biriya byaterwa n'icyaba kitujyanye sibyo we urumva nyine we aranaliza nawe n'umuntu ubwo urumva 4,000 ni make paraporo n'abandi nyine bakabya binini nakubwiye 4,000 ntari binapfa gutorera ukayo ngaho ni yatuma nsigara umugani wa Elize ngo buri mwese ayo ngaho ntacyo namwihanganira ayo nayabona neza nekeza ko menyanye n'umuhungu afite imodoka byanshimisha ariko nanone atayifite wayi nta mukunda kandi nanjye yankunze nekereza barirarira baranatira benshi twamaze kubamenya nekereza ko nta kintu gitangaje abahungu benshi barambarana rimwe ugasanga yambaye urukweto rwa mugenzi we juste kujya kwemeza muzi uko muri natwe tuzabakunda uko muri ku giti cyanjye urukundo mbifata nyine nka gukunda umuntu ni umuntu w'agaciro cyangwa se ufata nk'ishingiro ry'ubuzima rya nk'ifatizo nk'ifatizo ry'ubuzima bwawe ushobora kubana igihe cyose mu bihe bibi no mu bihe byiza bivuze ngo rero nta wigira bivuze ngo urukundo cyangwa kugira umukunzi ni nko kugira ukundi kuboko
ku maboko abiri usanzwe ufite. njyewe mbyumva nko kwishimisha ugaciringa nawe mugahimbwa fan niko numva nyine njye numva urukundo rurimo. oya ibyo ngibyo ntabwo twabyita urukundo kubera ko papa surumva ubundi ukunda gahunda ntabwo bari yo gukora imibonano ubwo iyo mukoze imibonano biba byarangiye ntabwo biba bikiri urukundo nyine nawe urabyumva abaje mu ikintu cy'uburayi kuko muba mukiga. rero kuba wakundana n'umuntu ntago wamungani wa Cedric ibyo ngibyo bijemo ntabwo bakiri urukundo. iyo ukunda umuntu umwuba ntago rero ntose abakora imibonano mpuzabitsina nabo bakunda ntibaba babubashye. oya ntago baba biyubashye baba bisuzuguje kandi ikindi wenda umuhungu ashobora kubigusaba agira ngo akurebe noneho wowe ukavuga ati ubwo ngukunda ntacyo ntaguha buriya hari uko abagufashe kandi izindi ngaruka zaba nyuma ntago mwaba muri kumwe. urukundo n'amafaranga ubundi kimwe cyuzuza ikindi ariko nyine ubaye utayafite si ukuvuga ko ugiye kuba Dimitri aho ngaho ngo bareke kugukunda. abasore bose bakunda ngo umukobwa umeze gutya buri muntu agira test ye biterwa n'umuntu. Munyemere rero mbashimire mwese mwahisemo gukomeza gukurikira ibiganiro bya Family TV. Shimire iri tsinda ry'abanyeshuri byo kuri Apaperi twabanye muri iki kiganiro Youth Day cy'uyu munsi. Twaganiyaga kuri topic y'urukundo mu mashuri, aravuga ko birashoboka ko umunyeshuri ashobora kugira umukunzi ku ishuri rusa nanone bigasaba ko yakwirinda kugira ngo wenda bizamufashe kuba yakwiga agatsinda neza ntabibangikanye n'amasomo cyane. Ikindi wenda twagiye tugaruka ku bintu byinshi cyane aho abakobwa n'abasore bagiye batugaragariza ko ibintu by'urukundo wenda bisa nkaho byagiye bihindukamo gake. Hari abakobwa bashaka ibintu hari n'abasore ariko ngo bashaka kwiyemera, gusa byose bikagenda cyangwa bakaza bahuriza ku kuba urukundo rwagakwiye kuba urukundo umuntu ntakundira umuntu ibintu ahubwo akamukundira icyo yamukundiye nyine nk'urukundo akamukunda nk'umuntu aho kurusha uko yakunda ibintu. Abasore cyane cyane mugacika ku ngeso ngo yo kwirarira ukagenda ukiyereka umukobwa uko uri, abakobwa nabo bakirinda ibintu byo gusaba ibintu byinshi bigoranye cyane. ngira ngo mwumvishe hari naho batanze urugero ko nko ku kibazo wenda kitike bishoboka ko rwose ukundana n'umuntu ashobora kuba aho kujya guhimba 15 niba utaha Kimironko umusuye Inyamirambo ashobora gufata agakarita gatoya rwose ke kano k'urugendo akagenda akagukorezaho kubw'urukundo ukabyemera ukagenda. Waba nta rukundo ufite ngo bakabagaragaje ko ushobora no kugendera ko ntuzagaruke. Ibyo twasanze atari urukundo. Uru rubyiruko rero ufite urukundo, uru rubyiruko urakiga, ni byiza ko dukundana, ni byiza ko urukundo rubaho ariko hakabaho nanone nicyo twakwita ubumuntu. Niba ukunda umuntu umunyeshuri mugenzi wawe mwigana ni byiza ko umukundira n'ibyo afite arakiga aracyafite ababyeyi bamurera nawe aracyafite ababyeyi bakorera. Byaba byiza ugiye umufite wenda nka kagacapati bagiye batubwira, byaba byiza ugiye umwisabira kuba yakugurira akarindazi kuko niko kari mu bushobozi bwe, ukirinda wenda kumusaba ibirenze ubushobozi bwe kugira ngo wa mubano wanyu utazatakara. Ni Didas Niyibizi, ikiganiro cyari Youth Today. Dusubire ni kwa gatanu no ku cyumweru, ntimuzajye mucikwa n'iki kiganiro. Bye bye.